nongeye kubasuhuza nka tubica no Jay Maso guys, nkuko musanzwe mubimenyereye rero hano ku kintu kijyanye na internet y'ubuntu cyangwa se VPN. Ngarutse kubereka VPN mwakoresha neza kuri Mango 4G, mwakoresha neza kuri MTN, mwakoresha neza kuri Airtel Tigo. Guys, muri no minsi byarahagaze, muzi neza ko amahost barayahagaritse, ntabwo ibintu biri ku murongo neza, ariko nuko bayahagaritse ntabwo byakuraho yuko hari VPN ziri gukora kandi neza so ku zindi host. Ntabitindi rero guys, nanje kubereka mbere na mbere uzajya kuri Play Store, kuri Google Play Store, usacingemo izina, usacingamo rino zina hatano cyangwa se hatune to numara kuyisacinga uzayistara. Numara kuyistara icyo uzakora ni iki, icyo uzakora uzayistara nimara kufunguka ubwo ukore open. Numara gukora open rero guys, kizaba gikurikiyeho niki, kigiye kwereka uburyo uzayisetinga neza fresh. Uzayifungura, nimara gufunguka ugere kuri iyi page nkuko mubibona rero, uzasanga harimo joiners on Telegram cyangwa se festival. Mbere na mbere hari akazabanziriza tuno tugoro, akazabanziriza tuno tugoro. Icyo uzakora uzahita ugira ute, uzahita ukanda no cyangwa se leta, no cyangwa se leta, ntabwo uzakanda yes. Uko bizagenda kose ntabwo uzakanda yes. Hari nubwo bazagusaba kuya-updatinga nyine, uzahita ukora update, ko ni ibintu bisanzwe byumvikana. Noneho ubwo ikintu tuzahita dukurikizaho tuzakanda leta. No tumara gukanda leta tugera kuri page yacu isa itya gutya. Nababwira ko isetinze, mbese muri makeya irasetinze. Ahangaha ku bantu bambere ngiye kubanza kwereka ku bantu bakoresha Mango 4G. Mango 4G abantu ngiye kubanza kugira kwereka uburyo bazayisetinga. Twakomeje. Ubwo mbere na mbere ikintu uzakanda, uzahita ukika hano muri utu tuzu, ariko akambere uzibanda akangaka ka kabiri ko hagati niko uzibanda, kano ko hagati niko tuzibandaho, cyangwa niko tugiye kwibandaho. Naho kano ka mbere, akangaka ka mbere ko urakareka urakihorera, urakihorera. None ubwo ikintu tugiye gukora tuzahita dukirika handi nababwiye ka kabiri, akazu ka kabiri. Yap guys, numara gukikamo uzahita ubonamo ikintu bise ama country menshi. Hari akaboro ka mbere na nugusacinga. Ahangaha no gusacinga igihugu bitewe n'igihugu uherereyemo, yaba Uganda, yaba Congo, yaba Kenya, yaba Tanzania. Ku bantu mwese muri na Tanzania hose zirakora nta kibazo, ntimugire impungenge kandi ku mirongo yose. No mu Burundi zirakora, ubwo aho ngaho no gusacinga. Aha kabiri nyine nkuko banga ngaha ni direct SSH. Ku bantu nyine mugira gute, so ntago ngaha bareba, aha ngaha wanakoresha kuri wifi, kuri bando zisanzwe. Byakunda ariko hareba abantu runaka ntabwo tureba. Icyo tugiye kwibandaho, urabona hano handitse ngo change IP direct. Twahita duhindura IP tukareba IP zacu nyine ukuntu bimeze tu n'iki. So gusa ikintu tuzibandaho kano kambere ku bakoresha Mango 4G, urabona ko hari izo bita net Droid UDP unlimited. Droid murabizi ko ni application, ariko mu buryo bwo kuyina ashobora kwandikamo ngo Android, ariko Droid ku bantu twahereye kera 2018 19 murabizi ko twakoreshaga application zitwa Droid VPN. No muri video zirimo uburyo twakreatingaga ama account ya internet byihuse. Murabona aho twasimbuke, turabona akangaha gatatu, ahangaha handitse all net fast DNS. Hano ku bantu muzi icyo bita DNS, aka kajambo mwe murabyumva neza fresh. Ntabwo naje gusobanura nyine ngo iri birasobanura iki, birasobanukira no murabyumva nyine ko mwahita mukoresha DNS nyine tu.
none hari akandi turacyari kuri ba bantu ba Mango, hari akandi kanditse ngo all UDP TCP tano. Ku bantu mukoresha TCP nyine uburyo bwa TCP mu gasetting mu TCP mwakoresha UDP mukongera gukoresha na TCP. Ahangaha byakunda ariko mwabikoreye muri settings. Turakomeje all net Google DNS1. Ahangaha nyine ahangaha kuri all net Google DNS1 kuvuga ngo ahangaha nyine ni mu buryo bwa bundi nyine kwakoresha DNS. Murabyumva Google DNS izi nka za browser murabyumva nyine tunanga nuko ndakeka birangiye. Sibye akantu kamwe hano ahangaha ku bantu muzi VLA, muzi gusettingamo za VLA mwakoresha hano whole country mukoresha ibihugu byose kuri free V2LA nyine to Ray. Abo ngabo nyine bazi kubikoresha byo mirabare. N'abatindi rero guys, ikintu tuzakora tuzahita tuza ahangaha kuri twemeje kuri allnet.udp unlimited. Guys, ubwo turava ku murongo mu kazi ka mbere ko gusacinga dukurikizaho na kabiri kiza gatatu kane kuri allnet.udp unlimited. Aho ni kuri Mango 4G. None ikindi nababwira gatoya niho tuzemeza. Ikindi nababwira gatoya ku bantu mukoresha nyine MTN, Airtel, nka sacinga hano zose zirimo mukoresha mugahitamo MTN Rwanda, Tigo Rwanda, Airtel Rwanda, so zirimo ariko ahanini nyine nibanze kuri Mango 4G. Mango 4G ikora neza cyane, ni ngiyi twakomeje nkuko mubona nyine. Ubwo nitumara kwemezamo izahita igarukamo hano ahangaha, akazu ka kabiri muzabona kwanditsemo allnet.udp unlimited. Ahangaha nyine ka kabiri tuzahita dukora, tuzahita tuza ahangaha kuri start. Tumara kubona ko yabaye start, dukomeze dukande start. Dukanda start urabona ko yahise iri buri gustatinga nyine. Nitureba hano hasi turasa nidukanda kano gafresh kari hano hasi, aka gafresh tuzagasanga hano hasi. Nitugakandaho tuzabona akaboro ka hano kuri VPN connected nyine, kuri VPN connected tuzasanga hari connectinga then nimara guconnectinga tegereje ko bahita ni amasegonda make cyane igahita iba connected make. Guys, noneho iyo ari connected nuko nguko bita bigenda. Batuzanira tableau isa gutya rwose, bahita bayituzanira. Ntabwo tugiye gusoma ngo handitse n'ibiki ariko uko mubibona nyine ni free. Dukomeze dukoreshe free nyine, free service ya free network yani nyine cyangwa se itahagarara. Gusa iyi tableau ikimaze ni ukureba video za ad kugira ngo dukorere iki tuyigire access nyine ku gihe kirekire. Ni service tudusaba kugira ngo ize tuze kugusaba igihe hano hasi nko mubibona add more 4 hours time nyine no kongera igihe ads imwe nyine cyangwa se ad irenze imwe baguhereza amasaha ane kureba video imwe cyangwa se irenze imwe, ubwo ne ebyiri kuzamura guha amasaha ane. Ariko nyine nivuga video ntumve video yindi imara igihe kirekire no mudusagonda 60 niyo menshi. Noneho ikitonderwa hano baratubwira ngo this cannot be accumulated
and the experience if not yours. Aho nyine ntabwo bashobora kuyikoresha cyangwa se gukomeza kuyikoresha kandi yagize iti bisa nkaho nyine nawe urabyumva nyine igihe cyarangiye ntabwo wayikoresha. Urabona dusubiye ahandi hasi, urabona ko yabaye connected, VPN yacu yabaye connected rwose. Guys, ndumva ari ibyo ngibyo watangira kuyikoresha nta kibazo, ukaryoherwa na free internet. Video zacu nakagaruka, gusa ndagushimiye wowe wakoze subscribe kuko video zacu zibona ku gihe. Nawe utarayikora ariko ubwambere wowe mushyashya byo kudutera inkunga cyangwa se kutwereka ibyo dukora cyangwa se video zacu tuba twabagejeje ari ziba zije nyine mu gihe wenda kiri ngombwa cyangwa se gikenewe cyangwa se ubona ko ari byo. Kanda subscribe, like, kimubwiye ngo share, comment. Ibyo ni ibintu ubundi biba biri mu muntu nyine bitewe n'uburyo asanzwe abikoramo. Wenda subscribe zo biba bigoye, ariko like, comment, share byo ubaye wumva ari ngombwa wabikora. Kandi turi kumwe. Ciao, murakoze, bye.